Haleluya. Yesu ashimwe inshuti bene data bakunzi b'Imana n'ijuru. Turongeye gushimana cyane twemereye kuba turi hamwe. Turi gukomeza kubana twongera ubusabane n'Imana yacu. Yenda gushimira aho dukurikira kuri Big Evangelical Network. Imana iguhe umugisha. Tugiye gukomeza twiga ku magambo y'Imana. Tugiye kuganira ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo kwirinda gupfobya ubutumwa bw'Imana. Kwirinda gupfobya ubutumwa bwiza. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 3. Tuhera ku murongo wa mbere. Yesu akiza umuntu unyunyutse ukuboko n'abandi benshi. Yongera kwinjira mu isinagogi asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Bagenda Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arabaza ati, mbese amategeko yemera ko umuntu akora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi, gukiza umuntu cyangwa kumwica? Baramwihorera. Abaranganyamo amaso arakaye, arababwira, ababazwa nuko binangiye imitima. Abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Uwo mwanya abafarisayo barasohoka bigira inama n'abaherodi ngo babone uko bazamwica. Yego. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya. Tumaze gusoma izi nkuru z'ukuntu Yesu yakoze igitangaza gikomeye cyo gukiza umuntu unyunyutse cyangwa uri paralyzed, ufite paralize y'ukuboko. Abafarisayo barwanyaga Yesu bagatesha agaciro n'ibintu byose akoze. Yesu yarabibonye n'undi ko baza gutesha agaciro umurimo we. Niyo mpamvu yababaje ngo mbese amategeko yemera ko umuntu yakora neza? Baramwihorera. Kuko none nicyo bashaka kugira ngo ariko yabikora babone n'ukuntu baza kumurega bakamwica. Ariko Yesu amaze aramukiza, kuko n'ubundi Yesu ntabwo yagendaga ku bantu ngo anatinye n'amaso y'abantu. Yesu arangije aramukiza, ariko mu kumukiza aho kugira ngo abafarisayo nabo byari idini bifatanye nayo bashima Imana, bafatanye n'uwo muntu gushima Imana yuko akize, ahubwo bahise bashaka impamvu yo kuhita binangira kugira ngo batemera ubutumwa bwiza, bashaka kujya kumwica. Bose bareba itegeko aviyoye ryo kwica isabato, bahita basohoka barigendera. Byahozeho yuko ubutumwa bwiza bwarwanywaga igihe cyose. Yesu yakomeje minisiteri yo kuvuga ijambo ry'Imana, agera n'aho ajya iwabo. Tugiye gusoma ku murongo wa 20, aho ngo byo gutuka umwuka wera. Yagiye iwabo, abantu benshi bongera guterana bituma babura uko bafungura. Nuko ab'iwabo babyumvishe barasohoka ngo bamufate, kuko bagira ngo yasaze. Kandi abanditsi bavuye i Yerusalemu nabo bati, afite Belizebuli, kandi bati umukuru w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni. Arabahamagara abacira imigani ati, Satani abasha ate kwirukana Satani? Iyo ubwami bwigabanyijemo ubwabwo, ubwami niba bubasha kugumaho. Ibyo yigabanyije ntibasha kugumaho. Cyangwa Satani iyo yihagurukiye akigabanyamo ntabasha kugumaho, ashiraho. Kandi nta muntu wabasha kwinjira mu bwami mu nzu, namaze kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kumuboha, kuko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Ndabwira ukuri yuko abantu bazabarirwa ibyaha byabo byose n'ibitutsi batuka Imana, ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azababarirwa ibyaha, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Icyatumye avuga uko nuko bavuze ngo afite dayimoni. Imana tugire neza. Haleluya. Aba bantu barimo bararwanya ubutumwa bwiza, bari kurwanya Yesu, bakaburwanyiriza mu kumwitirira ko afite dayimoni. Nibyo umuririmbyi umwe waririmbye ngo babasiga icyasha
kugira ngo batazongera kubabwiriza ubutumwa bwiza. Kuva na kera byahozeho yuko iyo abantu badashaka kumva ubutumwa bubakorogoshora mu mitima, bubabwira Imana bashinze n'ibyaha, yuko bahita bagushakira icyasha kugira ngo nk'uko batakumva n'abandi bantu be kukumva. Ibi byahozeho rwose. So barahagurutse rero bashinja Yesu ngo afite dayimoni. Ariko Yesu, ikintu mwene data umenye, ibyaha byose wakoze uzabibabarirwa, ariko icyo utazababarirwa ni ugutuka umwuka wera. Uzatuka umwuka wera ryari? Mu gihe wanga kwemera ko uri umunyabyaha. Uri kubyumva? Nimba uri kwanga kwemera ko uri umunyabyaha, ukaba usambana ukanga kubyemera ko ari icyaha, ukaba unywa inzoga ukanga kubyemera, donc ntabwo uri kumva ijwi rikubwira yuko uri umunyabyaha, yuko wakoze icyaha. Icyo ni icyaha cy'iteka ryose uba ukoze utazigira ubabarirwa. Icyakora uramutse ucyemeye ko ari icyaha wacyabarirwa, ariko ntujye ubyemera. Ubwo rero uhora utuka umwuka wera. Niyo mpamvu mubwira mwene data, emera ibyaha byawe ubyaturire Yesu, ubibabarirwe abikubabarire. Kuko turi kuganira ku kintu cyo kutarwanya ubutumwa bwiza. Hari abantu benshi bahagurukiye kuburwanya, bahagurukiye kurwanya beze nk'abafarisayo badashaka kwemera. Niba umuntu ari kuvuga ijambo ry'Imana bakakwita umutekamutwe, bakakwita umusazi. Yesu bamwica umusazi kuko yarimo arabwiriza abantu, bituma babura n'umwanya wo kujya kurya. Baravuga ati umuntu yasaze, hano banga afite dayimoni. Yesu rero yakomeje umurimo wo kwigisha. Ari none ari kwigisha, abantu baraje baramubwira ati ngo mama wawe na bene so baragushaka bahagaze hanze. Ariko Yesu yaragoswe n'abantu benshi. Abarabasubiza ati mama ninde na bene data ni bande? Abaranganyamo amaso arabwira ati ababicaye impande zose bamugose, arababwira ati dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo Imana ishaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Haleluya. Ushobora kuba umuvandimwe wa Yesu uyu munsi mu gihe weguriye Yesu ubuzima bwawe, ukamuha umutima wawe akawugenga, ibikurimo byose ukabiha Yesu, kandi imbaraga zawe zose ukazikoreshereza Yesu. Uzaba uri mu mwanya wo gukorera Yesu. Yesu aravuga ngo uwo tudateranya arasandaza. Nimba umunsi umwe abigishwa ba Yesu baragiye basanga Yesu, basanga abantu barimo barirukana abadayimoni mu izina rya Yesu kandi atari abigishwa be. Maze baraza babwira Yesu ati twabonye abantu barimo barirukana abadayimoni mu izina ryawe turababuza. Yesu aravuga ati mwababurije iki? Ati nimuzi ko turi kumwe turi hamwe utandwanya bari mu ruhande rwanjye. Rero kugira ngo ube mu ruhande rwa Yesu nuko uwumvira amategeko ye kandi ugakora ibyo ashima. Ku murongo Matayo ibice 21 ibice 12:30 turavuga ngo uwo tutabana ni umwanzi wanjye kandi uwo tudateranya arasandaza. Urumva icyo kintu? Bana na Yesu. Nubana na Yesu uzaba uri inshuti ye, ariko numutabana uzasandaza. Ndakubwiza ukuri, uyu munsi egurira Yesu ubuzima bwawe. Uyu munsi Yesu mu buzima bwawe nibwo utazasandaza kandi uzahirwa muri byose. Irinde rero kuba uwarwanya ubutumwa bwiza, ahubwo uharanire kuba umwe mu babushyigikira, uvuga izina rya Yesu umubwira abandi. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese turi mu ijuru, turongeye turagushimiye, turaguhimbaje. Twifuza kuba mu mubare w'abakwamamaza bavuga ubutumwa bwiza, bakubwira abandi bantu. Ntidushaka gusandaza kuko abo mutari kumwe barasandaza. Kandi tugiye gutuka umwuka wera ngo twisange turi kurwanya Imana, ahubwo tuvuge ubutumwa, tugushyikire, dukore ibyo ushima mu izina rya Yesu. Amen. Yesu agumisha mwene data wo kuri icyo butumwa, tugusaba yuko wazajya unabusangiza, kandi mwadukurikira no ku zindi mbuga, haba WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube channel Ayoba,
LinkedIn, Snapchat, TikTok, hose mwadusangaho muri Big Evangelical Network. Imana ibamugisha, mukomeze kuba amahoro. Amen. Abakorera Satani bari gukora cyane. Mana, ubusambanyi bufashe indi ntera. Pornography zigarura imbuga nkoranyambaga, ariko turamagana imbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp, turamagana ko kwizo mbuga nkoranyambaga za WhatsApp Satani yakoreramo. Turamagana mwami uburyo bw'ibyaha bwose bunyura ku mbuga nkoranyambaga za Twitter, Instagram, YouTube. Mana, izo mbuga zose turazikugaruriye, TikTok, kugira ngo zinyureho ubutumwa bwo kwamamaza izina ryawe. Bana natwe mu izina rya Yesu. Shyigikira umurimo wawe, shyigikira abavugabutumwa, uduhagurutse kandi utume n'abandi benshi cyane bakuvugire. Kandi kiruta ibindi, njye na mugenzi wanjye turi kumvanira ijambo ry'Imana, tuzagiye kuzabana nawe mu gihugu cyo mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguhe umugisha brethren, kuba ufata umwanya wo gukurikira ubutumwa bwiza bw'ame bw'Imana butambuka kuri Big Evangelical Network. Mwadusanga kuri WhatsApp, kuri Twitter, kuri Instagram, na Facebook, na Ayoba, TikTok, imbuga nkoranyambaga zose uzi, na Telegram, na LinkedIn, zose natwe twazigaruriye Yesu ku izina rya Big Evangelical Network. Uratumiwe rero udukurikire. Yesu ugumugisha, kandi cyiza nuko wasangiza inkuru zikagera kuri benshi. Imana ugumugisha mu izina rya Yesu. Amen.